turinze kumva inkuru mbi hirya no hino, turaramya ariho tubikesha, uhabwa icyubahiro. Bana bawe tugarutse muri iyi nzu kugira ngo tubumvire ibyawe, turagusabye ngo dushoboze kubyumvira ku murongo mwiza, bazaduhesha ubugingo mu izina rya Yesu. Nasabye igitabo cy'abahanuzi n'abami bimufitiye, nakirime niba ngombwa nasomamo amagambo make, ariko nibura umwanya ndayareka nyavuge mu mutwe. Igitabo cyitwa abahanuzi n'abami, Muremyi wacu kandi Imana yacu, turagushimye kubera ko uri umubyeyi utwitaho, Imana idukunda. Kibigaragaza ni uko wabanye natwe muri uyu munsi mwiza w'isabato, izina ryawe ryiza nirihimbazwe. Amen. Turagushimira umutekano waduhaye, waturinze kumva inkuru mbi hirya no hino, turaramya ariho tubikesha, uhabwa icyubahiro. Bana bawe tugarutse muri iyi nzu kugira ngo tubumvire ibyawe, turagusabye ngo dushoboze kubyumvira ku murongo mwiza, bazaduhesha ubugingo mu izina rya Yesu. Nasabye igitabo cy'abahanuzi n'abami bimufitiye, nakirime niba ariko tubanza gusoma muri Bibiliya. Bibiliya katuvuga isomo mu ncamake kugira ngo duhe umwanya abaririmbyi babashe kuririmba, cyane ko hari abaririmbyi ntabwo mwanyumva cyane. Reka rero dusomere mu ijambo ry'Imana urwa kabiri rw'abami, igice cya 6 umurongo wabo wa 24. Abafite Bibiliya tujyane. Ab'i Samariya haranditswe ngo ab'i Samariya bagotwa, hatera inzara, bararyana. Umurongo wa 24, hanyuma y'ibyo Benidadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo zose, arazamuka atera i Samariya, arahagota. Maze i Samariya hatera inzara mbi cyane, barahagota, ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobo ibice by'ifeza 80, n'igice cya 4 cya gakondo kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza bingahe? Abo dufatanyije gusoma 5. Imana ibahe umugisha. Bukeye umwami w'Abisirayeli anyuza hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati, ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati, Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa se mu rwengero? Umwami aramubaza ati, ubaye ute? Aramusubiza ati, uyu mugore yarambwiye ati, zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, none ejo tuzarya uwanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nti, zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Yesu ashimwe. 30. Umwami yumvise amagambo y'uwo mugore, ashishimura imyambaro ye, kandi yagendaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Nuko aravuga ati, Elisa mwene Shafati narenza uyu munsi agifite umutwe we, Mana ibimpore ndetse bikabije. Yesu ashimwe. Usoma Bibiliya yatisoma siyumve, kandi ko tujya twumva ngo ni ibintu byabayeho by'amateka, kuko ibyabaye nibyo bizongera kuba. Bibiliya ngira ngo nta kintu na kimwe itavuze. Aho dusomye inkuru ndetse itari nziza, i Samariya hagotwa, hatera inzara mbi cyane, niko dusomye. Aha hantu reka mbabwire mu ncamake, kugira ngo hatere inzara, Abisirayeli dusoma muri Bibiri ndetse dusoma abahanuzi n'abami muri iki cyigisho, batubwira ko bagize inzara y'indengakamere. Icya mbere, bari bafite abantu b'abanzi b'ubwoko
yasashimwe. Hano nagiye ndeba harimo abakire rwose bafite amafaranga, ariko nkubwire ayo mafaranga ibice by'ifeza 80 nta muntu wapfa kuba yafite hano, nawe araheze. Ifeza se ntabwo muzizi? Ifeza ni amabuye y'agaciro, uyabonye bene ayo mabuye bagize umugisha. Namwe ni muri hamwe ku nzara yabishe barangiza bagatandika igihanga cy'ingabana kitagurishwa kandi kikagurwa n'umuntu w'umukire. Kabiri, batandikaga amahurunguru y'icyo twasamye y'inuma, amahurunguru y'inuma nayo akayatandika akagura ifeza 5. Uri kubyumva? Byari bikomeye. Niba mwarishwa n'inzara, niba nde bagiye kugura amahurunguru? Barahari? Barahari? None Abisirayeli bafite ikibazo, bari bafite ikibazo ndetse gikomeye. Hanyuma inzara imaze kubarya, icyo bita kunogora, bararibwa pe. Bigeze igihe twasomye muri Bibiliya ahantu hatubwira ngo abwira mugenzi we, aramubwira ngo ndakwinginze ngaho mbabarira, nurangiza uzane uwo mwana, aho kugira ngo tukagabanyira dupfa dufite impinja, zana uwo mwana tumuteke tumurye, nitumara kumurangiza nanjye ejo nzaguha uwanjye tumurye. Murabo neza byari bikomeye. Mugenzi we afata umwana aramwijishura aramutanga, baramutambasa mu nkono, ari kumureba ahiye, baramufata baramurya baramurangiza. Igihe bari bamurangije mugenzi we arareba, ngaho umwana wanjye tumaze kumurya, none zana uwawe tumutumaze tumurye. Mugenzi we aramuhisha. Bravo, bravo neza. Urubanza ruragenda rugera ku mwami. Umwami nawe arashoberwa, maze amaze gushoberwa bimubera akayobe. Ababwira iyi nzara nimukurikirana Bibiliya neza n'igitabo cy'abahanuzi n'abandi, muzasanga ari inzara mbi. Yagerageza kwihuta. Hanyuma icyakurikiyeho muzasoma muri Bibiliya, reka nsome umurongo umwe kugira ngo nihute. Elisa aravuga ati uko bagiye gukira. Elisa aravuga ati ndageze ku gice cya 7, aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'imfingezi izagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese nawe Uwiteka yaki? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabijyaho. Reka mbabwire nubwo nasoreza, reka mbabwire umutwe w'amagambo uratubwira ngo ntabaza ndagutabara mwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Ndagutabara sikorose. Rero reka mbabwire Elisa ahabura yuko agiye gukira iyi nzara yari basogoroje, maze arabihanura. Nimusoma Bibiliya hari ibyo nasize nagombaga kuvuga ariko nabuze umwanya, ariko njya kubabwira mu ncamake. Umutwe w'amagambo hepfo uri kuvuga ngo ababembe bagarukanira abandi inkuru z'agakiza. Murasoma hepfo rero kugira ngo tubire kuri murongo wo hejuru. Ngiye kubanza mbabwire uyu nguyu wo hasi mu ncamake. Hari ababembe mu Isirayeli 4 babarira ku marembo bari gusabiriza umuhisi uwigize ntigishobora gutanga. Aho babaga amafaranga ntayo bari bafite, inzara irabarya. Barangije baravuga ngo kuba twicaye aha rero ni ugupfa, inzara igiye kutwicira. Rero inzara hano ku marembo kandi twitambeze. Murasoma muri Bibiliya ngo mukabwibwi nijoro barahaguruka baravuga ngo katujye mu bana bacu b'Abasamariya, kubera ko kwicara hano n'ubundi inzara igiye kutunogonora, tugiye gupfira aha. Kandi ubundi tujye gusabiriza mu banzi bacu, nitugira umugisha baratwicisha urusasu, ariko twe kwicwa n'inzara.
muraho bantu bari banitara hari ibihe byagiye bibaho hari abantu bakoze amavuna muri byose byo mu Uganda mbona abantu ntabwo bari kwitabira amavuna nk'uko bikwiriye baza umubyeyi umwe nijoro ndamubaza roba muri kuba mwagiye arambwira ati mbari kamubwiriza ukuri dore aha hantu duhinga harera pe kandi koko harera birirwaga bakurira umunsi ukamiriraho imodoka zigari zikaza gutunda maze uwo mubyeyi arambwira ati mva nk'uburu urusengero tweza nk'amatoni 2 none ayo mafaranga tutagiye kuyanywera imisururu ubwo twayakoze iki niko yambwiye ati iyo batubuze tuba twagiye kunywa indaya kunywa umusururu tukarya ikintu cyitwa muri turi murakizi bya biri byazo binini yitwa tubanza abanubaka enjiga nuko tuba turaganiriye arambwira tuva abantu twibagirwa vuba buriya aho hafi narindi hari ikirunga hakurya arambwira tuva abantu twibagirwa vuba atiraba kiriya kirunga twacyuriye mu gihe cy'intambara tukibamo tukizereramo inzara iratwica bigeze igihe duta umutwe ku buryo wagendaga mu ishyamba wagira umugisha ukasanga igiti cya kindi cyaboze kiri kunyenya amazi warangiza ugafata bya bibara bya cya giti ukabikamurira mu kanwa kugira ngo hano habubere ati none ibintu turi kwitura Imana nubwo turi kubura mu materaniro inzara yarabariye ababemerewe baragenda maze baravuga kuba ku irembo ni ugupfa ibyiza ni uko twajya mu banzi bacu maze twagerayo tugasaba cyangwa se tukagenda tukababwira ikibazo dufite kuko turapfuye bagezemo mukabwibwi basanga nta muntu n'umwe uri mu nkambi y'abasiri naho ngo baryamye habaye nijoro bikanga intambara bikanga abisirayeli babateye bose babadukira icyarimwe muri icyo gicuku barirukanka maze ngo birukanka bata imyenda yabo mu nzira abari batetse bagenda batariye nuko barirukanka inzira igana kuri Yorodani bamaze kwirukanka bageze mu nzira bakomeje umuje bazirwa abanzi babo babari inyuma ababembe bageze mu nkambi bumva nta mukono bumva nta rusaku bumva nitwe barangije baravuga ngo ahari se ntabwo baba bikinze ahantu kugira ngo nibatwumva badutere ariko bakomeje gutega amatwi bumva nta rusaku maze binjira mu ihema rya mbere barigezemo basanga inkono zirapfundikiye inzara yaribishe barapfundura ako kanya bahita bahaga cya kabiri bageze mu ihema rya kabiri ubundi iyo bavuze ngo inkambi ibirimo ibintu by'ubwoko bwose pate jone umufuka wa kawunga imiceri amasabune ibintu byose biba biri mu nkambi n'amavuta n'amamesa byose bihita biboneka mu nkambi niyo mpamvu iyo mubonye bajya guhemba mu nkambi n'imyenda iraboneka bageze rero mu nkambi basanga ibintu byose birimo binjira mu ihema rya kabiri bagezemo basanga noneho si ibyo gusa hari n'amasaha batabye baratabura maze batangira kurunda maze baravuga ngo ubwo tumaze kurya tugahaga ubwo tumaze kurya tukaba twijuse twibuka yuko dusize bene wacu nabo bari gupfa nitwicecekera rero tukagumana iyi nkuru biradukoraho kadusange bene wacu tubabwire neza yuko hari inkuru nziza yuko mu basiriya habonetse mu ibyo kurya barirukanka babwira umwami ngo bageze ku marembo maze kuko nta muntu agomba kwinjira ibwami babwira ibisonga biragenda bibwira umwami maze baramubwira ngo ababembe baravuze ngo mu Isirayeli habonetse ibyo kurya umwami aravuga ati ngo ntabwo bishoboka birashoboka neza yuko aba basiriya kuko ari abanzi bacu tubizi neza baduteze umutego kugira ngo igihe tuba tugeze mu nkambi bahita baza batwishyiremo ntabwo rero duhita tujya kurwana oya ntabwo bishoboka babasobanurira neza ingingo ku yindi basanga abantu ntabarimo umwami atuma abantu bita gutata bagiye gutata basanga kuko abantu bose bataye imyambaro uwo mwanya
amafaranga. Amen. Arahanura arababwira ngo mwari musanzwe mubizi neza yuko ibiryo byabuze abantu bari kujyana, mwari musanzwe mubizi ko umufuka w'umuceri ugeze ku 30,000. Siko bikimeze. Reka mbabwire ngo ejo mwese muzateranire ku Gakeri. Ndi kubabwira yuko umufuka w'umuceri uzagura 2,000. Maze arababwira ngo ndi kubabwira neza yuko ikiro cy'ibirayi muzi ko kigura 500 cyangwa mutacyageze ku mafaranga 20. Igisonga cyegamiraga umwami kirangije kiravuga ngo naho amadirisha yo mu ijuru yakinguka bene ibyo ntibyabaho. Cyabuze kwizera cyane. Yesu aramubwira ngo uzabereresha amaso ariko ntabwo uzigera ubiryaho. Bya byo kurya byo mu nkambi bibonetse, baraza barabizana barabisitoka birazamuka bigera hejuru biba byinshi cyane. Abaturage barahamagara ko bagomba kuza gufata ibyo kurya kandi ko byururutse. Maze baravuga bati rero nta wundi muntu twavuga ubujera, nta wundi muntu washobora kujera ibi bintu usibye iki gisonga cy'umwami. Bagishyira ku biryo maze abaturage nabo baraza barabyigana kubera umuvundo wo gushaka kurya. Bari kurya kurya mutekereza uburyo byari bihenze n'ukuntu baguraga amahurunguru. Tekereza umuntu kurya umushogoro umwaka ukwezi kukarangira akaba abonye umuceri, muragira ngo yabyifata mwana. Barangije barabyigana umubyiganwa mwinshi, maze bagera kuri cya gisonga aho kiri. Mpereza ino kawunga undi mavuta undi hehe. Maze umubyigano uba mwinshi, barangije barakibyiga umwuka uraheze gifata itabiriya mu kanisa yakibwiye. Icyo tubuze ni ukwizera. Nitugira kwizera ibintu byose birashoboka. Bibiliya tubwira ngo dufite kwizera twabwira umusozi uva aho uri ugashinguka ukava aho uri. Icyo twabuze ni ukwizera. Tugira kwizera muri uyu mugoroba